ndagaruka hano hantu ndagaruka mwoka byaramwe Matayo 24 umurongo wa 12 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12 umvuko havuze ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi umurongo wa 12 ngo maze kuko ubugome buzagwira ngo urukundo rwa benshi ruzakonja ndagira ngo mwitegereze murebe abantu birirwa babatuburira nimureke mbabwire nimutaba maso ibintu birakomeye ninde wakubwiye yuko akagakiza ugomba kukagura amafaranga Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo bafite amaso yo kureba ariko ntibareba bafite n'amatwi yo kumva ariko ntabwo bumva wafashe umurimo w'Imana uhindura business unanirwa kwigisha abantu agakiza unanirwa kwigisha abantu kubajyana mu ijuru wirirwa babesha mu rwego rwo kwishakira amafaranga ibya 10 n'amaturu imureke babwire abantu b'Imana dufite abantu bamize Bibiliya bamize imirongo ya Bibiliya bahera mu itangiriro bakageza mu iherezo iyo Bibiliya arimo arayivuga ubugira ngo ni umuntu w'Imana ariko nimuhumuke murebe nimuhumuka umupagano ugasanga yinywera agacupa ke kakamutera kugwa neza uwiri watitira ngo yuzuye umwuka wera ukagira ngo umwuka wera yamuhaye kugwa nabi ugasanga umuntu akubitanye na mugenzi we bagasangira isigareti itabi dore gutumura umwotsi umwe agatumura ati undi akahita avuga ati nda musaza agahita yinywera uri murumva wahinguka ku murokore witereka ijerekani agahita akubwira ati usanze nk'amazi ubugome bibi bigeza ahantu hakomeye cyane aho uguriza umurokore ugasigarana ubwoba yuko atazakwishyura kandi waguriza umupagano ukumva umutima uratuje icyo abantu basigarayeho gusa ni uguca imanza bariya ntibazajya mu ijuru bariya n'abasinzi ntibazajyayo bariya n'abasambanyi ntibazajyayo mukirengagiza ijambo rivuga ngo uw'imbere azaba uw'inyuma azaba uw'imbere aba bantu mwirirwa mucira imanza muvuga ngo ni abapagani Imana irabakunda ikimenyetso ni uko itabica ngo ibamareho Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Baba uliye hai, Baba mwenye uzima, tunashukuru Mungu jina lako, tunashukuru Mungu kwa ajili yako Baba, tunashukuru Mungu kwa ajili ya rehema yako, kwa ajili ya msamaha na fadhili zako. Tunanyenyekea mbele zako, sisi tuko wanyonge, sisi tuko wadhaifu, ila wewe uko mwenye nguvu, mwenye uhai, mwenye ushindi. Haleluya. Baba ulimwenguni kote ni lazima tukushukuru, ni lazima tukuabudu, ni lazima tukutukuze kwa ajili ya uwezo wako Baba. Haleluya. Buri kimwe cyose wakigeneye igihe cyacho, buri kimwe cyose wakigeneye itangiriro, buri kimwe cyose wakigeneye n'iherezo. Mwami w'abami, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye, tugushimiye cyane ineza yawe, tugushimiye cyane ubushobozi bwawe, tugushimiye cyane ububasha bwawe, tugushimiye cyane ubutsinzi bwawe. Haleluya, haleluya. Mwami bitasubirwaho, turanezerewe cyane kuko kongera kuduha uyu mwanya. Icyubahiro n'ikibi cyawe ibihe byose Mana. Turasenze cyane kugira ngo ubane natwe muri iri jambo, udushyigikire kandi uturamburire ukuboko kwawe, twereke ikimenyetso cy'ibyiza kuko uri isumba byose. Uri data wa twese Mwami Mana, ntitwakwihakana, nta nubwo uri mubi rwose, uri mwiza. Burya umuntu yihakana undi bitewe n'ibikomere yamuteye, ariko twebwe nta bikomere waduteye, kuko Mwami utunyuza mu bikomeye ukadukomerekereza muri ibyo bikomeye, ariko kwihereza ukatugira abakomeye Mana. Haleluya. Izina ryawe nirishimwe rero. Haleluya. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishimwe, wowe uzura abapfuye, izina ryawe nirishimwe, wowe ukiza indwara zose, izina ryawe nirishimwe, wowe ukiza amakanseri, izina ryawe nirishimwe, wowe ukiza ingingo zose, wowe uhagurutsa abaremaye, wowe uhumura impumyi, wowe uvugisha ibipfamatwi ukumvisha ibipfamatwi, wowe uvugisha ibiragi bikavuga, izina ryawe nirishimwe. Haleluya. Nicajwe hanga no kugushimira kuko yewe Mwami, ntabwo mfite icyo kibazo cyo kutavuga ndavuga, simfite icyo kibazo cyo kutumva ndumva, simfite ikibazo cyo kureba ndareba,
mwami Imana nyiringabo, hari benshi ibyo ngibyo bitakunze, ariko ndacyafite icyizere, ndacyagufitiye icyizere ko na n'uyu munsi mwami Imana nyiringabo ugifite ubushobozi bwo guhumura batareba bakareba, ugifite ubushobozi bwo kuvugisha batavugaga bakavuga, ugifite ubushobozi bwo gukoresha batakoraga bagakora, ugifite ubushobozi bwo kubeshaho batari kubaho bakabaho, ugifite ubushobozi bwo kubyaza batari kuzabyara ariko bakabyara. Ndakwakiriye kugira ngo bane nanjye muri iri jambo, unshyigikire kandi undamburire ukuboko kwawe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kuko uri isumba byose, uri data wa twese. Mfashe ubwami bwose bw'umwijima, mfashe imbaraga zose za Satani, ibitakuvuga n'ibiceceke, iminwa yose y'ibitakubaha n'icecekera imbere yawe, kugira ngo mwami tuvuge ijambo ryawe kandi turivuge tuyobowe nawe kuko watsinze. Urakoze cyane witwa Imana, ni kubwa Kristo Yesu we Nazareti tumva gusenga. Amen. Hanyuma bavandimwe inshuti zanjye, ndagira ngo nongere mbiyegereze mu kiganiro. Tapilo nela arahilo enegrezo la binifisa enego. Ndumva mfite ibintu by'amavuta, ndumva mfite topine legro nanisa koyabe, ndumva mfite amavuta ari magenda ntembamo. Haleluya. Ari umuririmbyi uherutse kuririmba aravuga ngo Mwuka Wera ntembaho, mavuta y'Imana ntembaho. Ndumva nanjye hari amavuta arimo aransesekaraho, ndumva hari igicuba cy'amavuta y'Imana, ndumva hari ihembe ryuzuzwa amavuta ry'Uwiteka Imana ririmo dobinisa, ririmo rimbiramo kuko ngiye kuvuga Imana. Haleluya. Imana yacu nihabwa icubahiro. Rero bavandimwe, tudatinze nimunyemerere mbanze ndirimba karirimbo gutya gatoya. Akaririmbo nkunda, ariko mbere yuko nkaririmba reka mbanze kwanzana n'abasomera ibyanditswe tugiye kuganiraho bantu b'Imana, kugira ngo mumenye kuririmba ndabikunda. Murabizi ko ndumuvuga butumwa nkaba n'umuhanzi, ariko ikigeretse kuri ibyo nkunda gutambira Imana, nkunda kwisanzura iyo ndi kwa Data, mba numva ndimo ndabyimba, iyo ndi imbere y'Imana mba numva ndimo ngenda nuzura imyuka, mba numva ndimo ngenda mpigira, kubera yuko ndi imbere y'isumba byose. Haleluya. De abinostere moneta. Ayiwe, haleluya. Habicubahiro Imana. Munyemerere tubanze dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Abatesalonike, Abatesalonike ba kabiri, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abo bita Abatesalonike. Mu nzandiko nyinshi Paulo yagiye yandika, uru rwandiko reka turusomeho. Umutwe w'ijambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'ubugome, cyangwa se kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Turi buze gusoma, turasoma duhereye ku murongo wa karindwi, ku murongo wa karindwi dusome tugeze ku murongo nibura w'icumi. Haleluya. Hanyuma uyu murongo uravuze wa karindwi ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Haleluya. Nibwo wa mugome azahishurwa, ubwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ukukuza kwe. Haleluya. Ngo kuza k'uwo mugome, uwo ni umurongo wa 9, ngo kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ngo gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza ngo by'ibinyoma. Umurongo wa 10, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ngo kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Ariko mwami Yesu we, umurongo wa 11 mwongereho uravuze ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Aho ngejeje ku murongo wa 12. Hanyuma dusome Matayo 24, dusome umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Matayo 24, umurongo wa 11 n'umurongo wa 12.
murongo wa 11 uragira uti n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Murongo wa 12 maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Haleluya. Aya magambo niyo tugiye kuganiraho. Aya magambo ariko mwoka byaramwe ndumva ari maraniga. Nabyutse mu gitondo numva aya magambo Imana yampakiyemo, hanyuma ndagira ngo bantu b'Imana uyu mwanya intego y'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho nukuganira ku cyo bita amayoberane ahishwe. Amayoberane ahishwe, ibintu bihishwe birimo biragenda byangiza bitandukanye umuntu n'Imana. Ibintu bihishwe, ibintu biri mu mabanga, ibintu biri mu bwiru birimo biragenda birushaho kwangisha umuntu Imana. Birimo biragenda bizana urusika rukomeye hagati y'umuntu n'Imana. Haleluya. Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu, ariko reka mbanze ndirimbe kabisa. Ariko mwoka byarana. Haleluya, haleluya. Umwami ageze kw'irembo, wabambwe ku musaraba, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe irihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo, ubari kw'irembo, uko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze mw'isi yagizwe nshya, tuzaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, ntakibabara. Ihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahoraho, keretse Yesu atsemyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje. Nutaba amaso hari ibibazo, kandi ibibazo birakureba. Ndagira ngo nkubwire ngo nutaba amaso ingaruka zikomeye cyane ni wowe zizageraho. Uku ni ukuri ndagira ngo mbikubwire. Ahari benshi mugiye kuvuga cyangwa se bazumva aya magambo, nta nubwo ibi bintu muzabyumva nk'imbuzi, bamwe na bamwe muzabyumva nk'iterabwoba. Ariko reka mvuge kandi nindangiza nkarabira imbere yanyu. Ndagira ngo mbabwire ngo jewe sinje kubabwira ngo mu kwezi gutaha muzapfa, ngo mbabwire ngo mu mwaka utaha muzapfa, ahubwo nje kubabwira ngo mube maso. Yesu umunsi umwe arimo arasenga, ngo yajyaga agira igihe ngo cyo kubana n'abigishwa be, ariko isaha yagera akihisha abigishwa be, yarangiza akajya gusenga. Yesu akajya gusenga wenyine, akirengagiza ba Petero yakundaga, ngo akirengagiza ngo umwigishwa mwiza yakundaga ari we Yohana umwana muto, ngo wari uri mu ntumwa zose mu bigishwa mubo yari yarahamagaye, ariko ngo akabasiga. Yarangiza akababwira ngo nimube mugumye hano gatoya ndaje nsenge. Yarangiza akajya kwihererana n'Imana. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Biravuga ngo iyo yagarukaga ngo yasangaga abigishwa benshi basinziriye. Ibi bintu nimbivuga
ndimo ndabwira abamama benshi bicaye mu nsengero bameze nk'abasinziriye. Ndimo ndabwira abagabo benshi bicaye mu nsengero bameze nk'abasinziriye. Ndimo ndabwira abasore n'abakobwa bicaye mu nsengero bameze nk'abasinziriye. Amayoberane n'ubugome bukabije byamaze kwinjira mu bantu b'Imana, byamaze kwinjira mu itorero, byamaze kwinjira mu baririmbyi, byamaze kwinjira mu bahanuzi, byamaze kwinjira mu bitwa abashumba. Amayoberane n'ubugome bukabije byamaze kwinjira mu itorero ry'Imana, ku buryo itorero ry'Imana rihindutse igitutsi mu isi yose. Itorero ry'Imana rihindutse igitutsi mu bapagani. Ibyo byose bitewe n'iki? Bitewe n'uko abantu bananiwe kuba maso, bitewe n'uko abantu bananiwe kurinda. Ndagira ngo mbabwire abantu b'Imana, mwebwe murimo munyumva, nimucunge neza kandi mugenzure. Nimuramuke mugenzuye amaso yanyu agahweza, icyampa amaso yanyu agahweza, mwareba ibirura bibayoboye. Icyampa amaso yanyu agahweza, mwareba ibirura mubana mu makorari. Icyampa amaso yanyu agahweza, mwareba ibirura by'abahanuzi. Icyampa amaso yanyu agahweza, mwareba ibirura byigize abahanuzi kandi atari byo. Icyampa amaso yanyu agahweza, mwareba ibirura byigize abahanzi kandi atari byo. Icyampa amaso yanyu agahweza, mwareba ibirura mubana mu kidiyakoni kandi atari byo. Bigize intama kandi atari zo, ari ihene rwimbi, ari ibirura byaje ari amasega yaje aje kona. Abantu benshi bakagendera muri ni mubireke bikurane, ni mubireke bikurane. Wajya kubona ukabona umuntu wari wizewe ikirura kiramurenguranye, abandi bari muri ni mubireke bikurane. Abantu bakananirwa kuba maso ngo basenge. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuri uyu murongo wa 7 ndawusubiramo, riravuze ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Hari amayoberane bavandimwe, hari amayoberane ari mu nsengero. Ngiye kubabwira, hari amayoberane, hari ubugome, hari ibintu byinjiye mu nsengero mu bantu b'Imana. Ngiye kubabwira mwoka byaramwe, bitumye abasinzi badashobora gukizwa, bitumye abasambanyi bavuga ngo ntabwo twajya gukizwa. Ndagira ngo mbabwire abantu b'Imana, abantu b'Imana babuza aho bakirizwa, kubera yuko abakagombye kubabera umucyo bababereye umwijima. Mu bice 5 bya Matayo haravuga ngo umunyu ni mwiza, ngo umunyu ni mwiza, ngo ariko umunyu nuramuka ukayutse uzaryoshwa n'iki? Imyunyu yarakayutse mu baririmbyi, imyunyu irakayutse mu bashumba, abashumba bakuru. Intambara zidashira, ubugambanyi, nibande bagambaniranye n'abapastore, nibande bagambaniranye n'abarevera, nibande bagambaniranye n'ababishopu, nibande bagambaniranye, nibande bafashwe basambana, nibande bafashwe bari mu batanga amaruswa, nibande bafashwe ubugome, icyo bita amayoberane. Ndagira ngo mbabwire, abadamu benshi bamaze guterwa inda, bamaze kugirirwa nabi. Abakobwa benshi bamaze gukorerwa amarorerwa, bakayakorerwa n'abababesha ngo muze tubakorera amadeliverance, ngo muze ngo twebwe ngo tubavanaho imivumo, ngo tuza ngo tubavanaho imikoshi. Abo bantu bababwira ngo muze tubavaneho imikoshi, kuki batabanje ngo birukane iyo mikoshi y'ubusamba? Ngo twebwe ngo twirukana karande, ngo turabakorera deliverance. Umwana w'umukobwa akegura umutwe ngo arabona, ngo atarimo arabona umugabo, yarangiza akifata umutwe akawegura, yarangiza akagenda bakamwangiza. Abantu dusenga tujya twakira amatelefone tumaze kumenya byinshi. Amayoberane, ugahungira ku muntu uzi ngo ugiye gukizwa, ahubwo ugiye guhungira bagiye kukwica. Abana b'abakobwa benshi baterwa amada nabo bagiye babahungiyeho ngo nabashumba, ngo baragiye ngo babagira ababyeyi, kubera kutagira ubwenge, bakabangiza, akamushyira mu rugo ngo ni umwana, haca iminsi akaba muteye inda, akaba aramwangije. Abadamu benshi bakorewe amarorerwa, abagabo benshi bamaze kugira ibibazo, bamaze guta ingo zabo bazitaye
bikihisha mu nzu y'Imana, ibirura byaje bikihisha mu nzu y'Imana, ibirura byirirwa bivuga ngo Imana iravuze itavuze. Bantu b'Imana, bagabo bene data, nimube maso. Ubu buhanuzi bukubwira ngo umugore ufite si uwawe, ubwo ntabwo ari bwo. Ubwo buhanuzi bukubwira ngo jugunya abana, ubwo buhanuzi ntabwo ari bwo. Nyabuneka bagabo bene data, mube maso. Uyu muntu ukubwira ngo muhe ibihumbi 10, ukubwira ngo muhe ibihumbi 20, ngo akugendere mu musozi, ngo akugendere mu mazi, uyu muntu ni umurozi, ntabwo ari umuhanuzi. Kuki mutagira ubwenge ngo murebe kure bantu b'Imana? Nshuti bavandimwe, ndabinginga mube maso. Abesikoro n'abateka mutwe, abakonikoni baragwiriye, abateka mutwe mwoka byaramwe, murabe maso. Hano hari umurongo wa 10, hari umurongo wa 9. Reka mvuge ku murongo wa 10. Havuze ngo mere ku murongo wa 9 haravuga ngo kuza kuwo mugome ngo kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ngo gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Nimureke mbabwire abantu b'Imana, mwaba mwaramenye yuko uyu munsi hari ibitangaza by'abadayimoni, ibi bitangaza byitirirwa izina ry'Imana. Mwaba mwaramenye yuko hari abantu basigaye bajya gucisha, abandi bakajya kuraguza mwoka byaramwe, bakagenda bakajya kugura ibintu. Bamwe bagendana ibiti mu makoti, abandi bakabigendana mu nzara, abandi bakabigendana mu menyo, abandi bakagendana imiswaro, abandi bakagendana iki. Mwakubitanira hariya ngo bakwerekezaho ikiganza ukagugaramirije uti imbaraga z'Imana zakoze. Yemwe mwoka byaramwe, iyaba mwamenyaga yuko abari abazimu baba barimo babarundamo. Imbaraga z'Imana zemerwa ari uko zituye umubyeyi hasi, zigushije umubyeyi hasi, umubyeyi akamanuka akihonda hasi akajya kwambarira ubusa imbere y'abantu. Imbaraga z'Imana zemerwa ari uko zituye umuntu hasi gutyo. Mwazibonye? Ninde wakubwiye yuko ikikwemeza yuko imbaraga z'Imana zakoze mu muntu ari ukugenda ugaramiriza ukisekura hasi? Ninde wabibabwiye? Mwaba mama mwe, mwaba papa mwe, ndabinginze n'ukuri kw'Imana mumenye yuko amayoberane yateye. Bibiri ijambo ry'Imana riravuze ngo ukuza kuwo mugome, yewe mwoka byaramwe, kuza kuwo mugome kuri mu buhenzi bwose, kurimo imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza. Yewe mwoka byaramwe, ntabwo kuba umuntu akwerekejeho ikiganza ugahita ugenda umugaramirizo, ni ukuri si igisobanuro cy'uko uyu muntu arimo imbaraga z'Imana. Mbega ngo abantu barananirwa kureba, mbega abakobwa ngo bararya uburozi, yewe data we, mbega abasore ngo bararya uburozi, mbega abagabo benshi ngo bararya uburozi. Mwokabyara, yewe data we, yewe Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa. Umva uko Matayo 24:12 havuze. Matayo 24:14. ndagaruka hano hantu, ndagaruka mwoka byaramwe. Matayo 24 umurongo wa 12, umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Umva uko havuze ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Umurongo wa 12 ngo maze kuko ubugome buzagwira, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Bantu b'Imana, ndagira ngo murebe kure, ndagira ngo mwitegere murebe abantu birirwa babatuburira. Nimureke mbabwire, nimutaba maso ibintu birakomeye. Agakiza k'ubu ngubu, ninde wakubwiye yuko kugira ngo agakiza kawe kabe kageze ku rwego rushyitse? Ninde wakubwiye yuko akagakiza ugomba kukagura amafaranga? Ntukabyaramwe, ninde wabibabwiye? Abafite icya 10 cya miliyoni nimuze hano, abafite icya 800 nimuze hano, abafite icya 500 nimuze hano, abafite icya 10 cya 200 nimuze hano, abari buze gukora icya 10 cy'ibihumbi 100 nimuze hano. Ubundi kuri 500 ku giceri cy'ijana kuri desa mwigireyo za Nyakabwana. Ninde wabibabwiye mwokabyara?
kuki abantu badahumuka ngo barebe, kuki abantu badahumuka ngo barebe, barebe ubusambo bwinjiye, barebe ubutekamutwe bwinjiye, abantu bakaza bakikingikiza Bibiliya ngo kubera ko basoma Bibiliya, barangiza bakagusomera akarongo kamwe, barangiza bakakubwira ati yazane, ugahita uza wirukanka, ugahita uzanuka ugacunshumura ukarunda aho ngaho ngo ni Imana ivuze. Nimureke mbabwire abantu b'Imana, abajura basigaye bakoresha Bibiliya, abesikoro bagakoresha Bibiliya, abapfumu bagakoresha Bibiliya, abavuye mu nyanja bagakoresha Bibiliya, abamanukiye mu marimbi bagakoresha Bibiliya. Bantu b'Imana nimurebe kure, bantu b'Imana nimurebe kure mwoka byaramwe. Ndababuriye Bibiliya iravuze ngo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka kubera ko ubwenge buzagwira, ubugome buzaba bugwiriye, abantu bazababeshya. Mube maso bantu b'Imana. Mu bihe bishize umuntu yarampamagaye, mwumve ubugome, mwumve ubugome bantu b'Imana, bantu b'Imana nimwumve ubugome, nimwumve ibintu bisigaye biriho, nimwumve murebe kure mwoka byarama. Mu bihe bishize umuntu yarampamagaye, arampamagara, sinzi umuntu, sinzi hari uburyo Imana yari yakoze igitangaza. Hanyuma mbona umuntu arambwira ati muvandimwe mukozi w'Imana, ndumva Imana inyemeje kukwishurira inzu ukwezi kumwe. Arangije afata amafaranga ibihumbi 50 arayampa. Bantu b'Imana ntabwo mbizi niba aba bantu bari hanze aha bafite imyuka utamenya ubwoko bwayo, bafite imyuka ibabwira ikabamenera amabanga, ariko iyo myuka ntabwo ari igisobanuro. Kuba umuntu yakubwira ngo byagenze gutya, akakurondora, akakubwira ngo wabaye aha, akakubwira ngo wanyuze aha, ntabwo ari igisobanuro cy'uko uwo muntu ibyo bivuye ku Mana. Amagini aravuga bantu b'Imana, reka mbibabwire, amagini aravuga, amagini arareba n'imyuka mibi. Aba bantu bacishije bafite ubushobozi bwo kureba, bakamenya ibintu bagahishurirwa. Mube maso, mube maso. Nusoma iki gice cy'Amatayo 24, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo uzababwira ngo Kristo ari hano ngo ntimuzajyeyo, ngo bazababwira ngo araha ngo ariko ntimuzajyeyo. Ariko ikibabaje nuko abantu birirwa ku maradiyo, nimuze twebwe nitwebwe dufite Imana, abandi bakongera bagahamagara nimuze nitwebwe dufite Imana, abandi bakajya aha nimuze nitwebwe turimo turabikora. Naringiye kubabwira bantu b'Imana, ikibazo gikomeye nuko Bibiliya yatuburiye ibi bintu byavuzwe kera. Kristo yarabivuze, abahanuzi barabivuga, ariko abantu babaye nk'abatareba. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo bafite amaso yo kureba ariko ntibareba, bafite n'amatwi yo kumva ariko ntabwo bumva. Nubwo ijambo ry'Imana ryatuburiye, nubwo Yesu yabivuze ko hazaza biyita abahanuzi, nubwo Yesu yabivuze ko hazaza bakora n'ibitangaza, nubwo Yesu yabivuze ko hazaza bavuga ngo ni twebwe Kristo, ibyo ngibyo Bibiliya ikavuga ngo ntimuzabyemere. Ikibabaje byose abantu barabyemera. Urahati nimuze nitwebwe turimo turabikora, ukaburirutse. Nimuze nitwebwe turimo turabikora, ukaburirutse. Nimureke mbabwire, umva uko ijambo ry'Imana ryabivuze muri aba Batesalonike, n'ukuri kwisumba byose. Turimo turasoma Bibiliya, namwe murebe mwisomere. Umva kuri uyu murongo wa 11 ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ngo ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kubera yuko abantu bakurikiye ibitari byo gukurikirwa, abantu bararikiye ibitari byo kurarikirwa. Nimureke mbabwire mw'abakobwa mwe, Yesu azaza hari abakobwa batararongorwa. Nimureke mbabwire basore, Yesu azaza hari abasore batararongora. Nimureke mbabwire bagabo bene data, Yesu azaza hari abantu bagipanga, hari abantu Yesu azaza hari abantu Yesu ataraha amaso. Azaza hari abantu bagikodesha, azaza hari abantu batarabona amamodoka yabo. Azaza, nimureke mbabwire, kubera yuko abantu bararikiye iby'isi cyane kuruta kurarikira iby'ijuru. Nimureke mbabwire, jewe naritegereje mbona isi, aho isi igeze ifite ikibazo gikomeye cyane. Isi igeze ahantu hakomeye cyane, abantu barabeshya, bakabeshya ko bakunda Imana ariko babeshya.
abantu bagatubura bakavuga ngo bakunda Imana ariko bajya kureba ukabona Imana barayibesha. Kumva abantu barahagarara hariya bakaririmba ngo ibyino mwisi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru, wajya kubareba ukabona bateretse n'amaso. Ibyino mwisi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru, wajya kureba ukabona barabesha. Ikizabikubwira ubugambanyi budashira, abantu bagambanira abandi mu kazi. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ni ukuri kwisumba byose Imana irakureba kandi irakwitegereza. Ndagira ngo nkubwire inshuti, iyo ntebe mugenzi wawe yicayeho si wowe wayimwicajeho, we kuyirwanira tegereza intebe yawe. Akazi mugenzi wawe akora we kukabyiganira, iyo ni ifi yiwe, tegereza ifi yawe. Bantu b'Imana mubaye mute? Ubugome buragwiriye mu rusengero. Twigeze kubana n'umumama. Umumama turaturana, hanyuma baza kugira umukozi sebuza akagira atya, akantu kose amukoreye nyirabuja agahita akamwambura. Yamugurira urukweto nyirabuja agahita yihengeka, agahita amubwira ati ngwino hano nkubwire, rwa rukweto agahita rumwambura. Yaba hari ibintu runaka bazanye bya bintu akamujonjora mu bandi, agafata ibyo kurya akabimusigira atuze kugaburira abana. Muri bya birya musigiye ntashyireho ibiryo bye, kandi nawe ari umwana akeneye kurya, ugasanga umwana yashukuye. Tumaze igihe tugenda tubona abakozi benshi bafata abana bareraga nabi, ukabona bamwe ngo baribye. Hari igihe mbakumvuga zitandukanye za WhatsApp amatangazo yirirwa atangwa, uyu mwana twamubuze kandi biravugwa yuko yajyanywe n'umukozi we, yajyanywe n'umukozi wamureraga. Ariko wazakurikirana amakuru ugasanga ibyo ngibyo wa mukozi ubwabo bugome yabutewe n'uburyo nyirabuja cyangwa sebuja bamufata. Ujye umenya yuko ibintu ukorera umukozi naramuka bikwituye utazasubira inyuma ngo uvuge ngo umukozi yampemukiye. Uwo mutima w'ubunyamaswa mugira ku bakozi, uwo mutima w'ubunyamaswa mushyira ku bana b'abandi, mukavuga ngo n'abana b'abandi, nkaho wafashe umwana nk'uwawe warangiza ukamushyiraho ubunyamaswa. Uzamenya yuko nabikwitura ibyo azakwitura uzabyirengera. Ugasanga umuntu ariko amayoberana arakomeye, ibintu bimaze kuzamba bigeze ahantu bigeze iwa ndabaga. Ugasanga umugabo yahemukiye umugore yapfiriye mu ruhu nk'inda. Iyo ari mu rusengero ntakeneye kuvuga mu bandi bagore, iyo ageze hanze mu bandi bagore bagiye kuganira ntashaka kuvuga. Wazakurikirana ugasanga impamvu wa mugore aba adashaka kuvuga ni igikomere umugabo we yaramuzengereje, yamuha inkokora. Kandi kibabaje, yagera kuri tere bakamuhereza Bibiliya, bakamuhereza mikoro, agatogota atumva uko Uwiteka Imana atazabahana. Azahera kuri wowe, azahera kuri wowe. Dufite abagabo bapfuye umutima birirwa bajya guperezanta abandi bagore, ugasanga umuntu anagiye no kwikora no kwitangaza amakuru akajya kuvuga ati akajya guperezanta umugore w'abandi, akashyiramo n'ubuntu bw'uburyarya n'ubuntu bw'ubuhehesi. Abantu bageze ku rwego rurengereye cyane rwo kwiyitirira ijambo ry'Imana, bakabeshyera Bibiliya, barangiza bakajya gutuburira abantu no kwitangaza amakuru. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ibi bintu ndabivuga mbabaye. Ikibazo gusa abantu iyo bafungukaga amaso bakareba. Mugabo vuba ngaha arampamagara arambwira ati aratangira akajya ambwira ati kimanuka ntikarame, ati nukuri naragukunze, atuvuga Imana neza shaho, atufite ijambo, ati wowe wago, ati ijambo ufite mu kanwa kawe. Aba bantu b'abagome bazi kugira ururimi rwiza, bazi icyo bita amanyanga, bazi utuntu tw'udukoryo, bazi uburyo banyuzanya bagoronzora ibintu bikarangira bakwishe, bikarangira bakugiriye nabi.
mugabo yarijijishije akajya ambwira ati nukuri nzagufasha uzanshakira abandi bagabo bagenzi bawe nukuri nk'abangahe abagabo bafite umutima bafite imbaraga hanyuma rwose duteranya amafaranga yewe nkora akazi karyoshye akampemba amafaranga rwose atari na hasi ya miliyoni. Umugabo nimureke mbabwira abateka mutwe n'abesikoro n'abagizi bana wa mugabo nimureke mbabwira umuntu uvuga Bibiliya akayimanuka akayivuga yose. Nimureke mbabwire bantu b'Imana dufite abantu bamize Bibiliya bamize imirongo ya Bibiliya bahera mu itangiriro bakageza mu iherezo. Iyo Bibiliya arimo arayivuga ubugira ngo ni umuntu w'Imana, ariko nimuhumuke murebe icyampa bamama icyampa ababyeyi mukongera mugahumuka mukamenya abantu babahagarara imbere. Abatinganyi basigaye barigaruriye uruhimbi rw'Imana, ugasanga umuntu n'umutinganyi ariko abasha guhagarara imbere y'abantu akavuga Imana. Reka banze mbabwire utu tuntu ko ari tubiri. Umugabo byaje kurangira ashize nk'amezi nkangahe ambwira uburyo azamfasha, ambwira uburyo avuga Bibiliya akagira ate. Nimureke mbabwire igihe cyaje kugera arambwira ati mukozi w'Imana nukuri ndakwinginze nshuti yanjye hari ikibazo ngize, imodoka yanjye nkwamiye hana kandi amafaranga nonaha ntabwo nyafite bantu b'Imana. Arambwira ati mbabarira untabare nyohereza ibihumbi 5 kubera icyizere yari yarambitsemo 5 ndabifashe ndihuse. Icyo gihe urumva nababwiye ko hari umuntu wa Imana yari yakoresheje yanyishyuriye inzu yampaye ibihumbi 50. Ndangije mfata bya bihumbi 5 ndimo ngenda ngeze mu nzira arambwira ati nshuti yanjye, ahita mpamagara wagira ngo yarandebaga atumva nkubwira ndakwinginze ibihumbi 5 nibyo ubushuti sinzabigusubiza, ariko nyoherereza ibihumbi 10, ibihumbi 5 byo ndabikoherereza nimva aho hantu imodoka yankwamiriyeho ni habi. Ndangije ndagenda mfata n'ibindi bihumbi 5, ubwo mba byongeyeho 5 byo numvaga nabihebye nyine. Ubwo ngo nibyo ubushuti yari yarambitsemo icyizere avuga Bibiliya akayimanuka akayitangira mwitangira akayigeza mu iherezo. Intu umuntu ari hano yavuga ibintu azankorera nkamera amababa nkavuga ati aho nakabereye. Umva yambwiraga ijambo uwo munsi naba naribona sinzire nabi nkarara nsinziriye neza. Ariko bantu b'Imana iyo abamwahumukaga Imana yaba yadufashaga ikadukora ku maso tukamenya ibisambo turi kubana nabyo ibyo ari byo. Bantu b'Imana nimube maso ibisambo byitwaza Bibiliya, ibisambo byibisha Bibiliya byaragwiriye. Bya bihumbi 10 narabimwoherereje. Bigeze nimugoroba arongera arantungura ambwira amagambo yatumye mfata umugore ndamubwira tumva iby'umuvandimwe arimo arambwira n'ukuri. Arangije avugisha n'umugore yabanje amfata genyine, agezeho nyuma afata n'umugore. Yabwiye umugore yamuteye imitoma, umva yabwiye umugore utujambo bituma umugore avuga ati Uwiteka Mana ati watubereye amagare n'amafarashi ati aho wakabereye n'ukuri Uwiteka utujeho rwose. Yemwe uwo munsi arangije bigeze nimugoroba ati ndakwinginze ejo nzajya ku kazi mu gitondo cya kare ndagenda nyashyize kuri konte ati kandi ndashaka yuko vuba cyane muza mukasura n'ukuri tugasangira n'inkoko ati muzarya inkoko muzihaje. Yavuga inkoko rero nareba n'ukuntu ntayibona nkahita mvuga ati amenyo nkahita niherera ngafata kirida nkavuga ati ejo nzajya kurya inkoko nkamera nka cyaki nka wa mugano uvuga ngo shinyika amenyo ngo uzarya ruhaye. Reka mbabwire yarambwiye ati nyoreza ibindi bihumbi 10. Ibihumbi 10 sinanazaje aho narabanje ndagononwamo najya kugononwa gahita mbwira oya wigononwa n'ukuri wigononwa ibintu Imana ishaka kunkoresha biraruta utwo dufaranga kandi nta nubwo ari ideni nzatugusubiza ku itariki 15 z'ukwa 4 nzaguha ibihumbi 200. Ndashaka yuko vuba muri Nyabugogo uza nkagushakira akazi k'ibihumbi 100. Ibyo bintu nabyo batekarabaye atuga umwami Yesu ankunda ndamahoro naho sinkamenya yuko igicucu bagiye kukirya. Byarangiye bya bihumbi 10 nabyo mbimwoherereje nimba ndamwoherereje ubundi ahera ku wa mbere telefone najya muhamagara mukazi w'Imana yangane turaje tuvugane gake yandi kumwe na mukecuru ndaje turavugana gake mpaye nka rwasabayise nteje akongera ubwo ati ndaguhamagara
bikarangira atampamagaye. Ngejo twavugana ati ko ndahantu ngeze imbere ya polisi nkaba ntwaye wakihangana gato ya noneho nkaza kugwamagana. Bikabirangiye gutya ngezeho mpebye mwoherereza message ndamubwira nti yewe wagisambo uzayijyanire namenye kuri urusambo rubi uzagende waranye sikorotse nyine nuko nta kundi. Mwoherereza message ndamubwira nti ibiteka mutwe nkamwe byibisha Bibiliya genda uzayitwara ndagufashije uzayijyanire. Ngibyo ibintu yankoze. Itonderera abantu bavuga Bibiliya, itondera abantu bavuga Bibiliya nkabayimize. Ntabwo ariko abana b'Imana, si kwabara abana b'Imana. Bibiliya yavuze ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bareze. Ikizabakubwira bazakubwira ngo baha ibihumbi, ngo baha amafaranga, ngo bajye kukwikorerera imitwaro, ngo bakuzamurira umusozi, ngo bakugire mu mazi. Bantu b'Imana ni mwitonde, bantu b'Imana ni mugende neza. Abahanuzi b'ibinyoma ni benshi, abavuga ngo Imana yababwiye itababwiye dore ni benshi mwoka byarama. Abahanuzi bamaze gusenya ingo z'abantu, bakabesha bakavuga ngo umuntu agatinyuka akavuga ngo uriya umugore mubyaranye kabiri, umugore mubyaranye gatatu, umugore mubyaranye kane ngo si uwawe. Umugabo agatinyuka nawe akabura ubwenge agasohoka mu rugo, urugo akarusigamo umugore agasiga babaje abana ngo umuhanuzi yavuze. Bantu b'Imana mwarebye kure mukagira ubwenge. Hari amayoberane mu bice bibiri n'umurongo wa 17 mu gitabo cy'Abaroma. Haravuga ngo kubwira abandi ngo gusambana wowe usambana, ngubwira abandi ngo ntibakibe wowe ukiba. Bibiri kavuga abandi ngo wowe kucyubwira abandi kudacumura ku mategeko ngo kandi wowe ukayacumuraho. Bibiri kavuga ngo izina ry'Imana ritutswe mu bapagani ngo kubera mwebwe. Ubu ngubu dufite ikibazo gikomeye cyane. Itorero muri rusange, iyo mvuze itorero ntabwo mba mvuze amadini. Amadini mubona ntashatse kuvuga mwese mwirirwa mubona bakikije, ntabwo ariyo nshatse kuvuga. Nshatse kuvuga itorero rya Kristo, umutima w'umuntu. Imitima y'abadamu benshi irasenyutse. Abadamu benshi bafashe imyanzuro yo kutazasubira mu nsengero kubera ibikomere bahuriye nabyo mu nsengero. Abantu bageze ku rwego rukomeye cyane rwo kwanga kwinjira mu nsengero. Ati sinakongera kujya gusenga. Abantu babaye ibikange barahamutse kubera ubwesikoro. Ugasanga abantu nta kindi babara, ni icya 10 n'amaturo gusa. Bakananirwa kwigisha abantu gukizwa, bakananirwa kwigisha abantu agakiza. Abantu umuntu akaza ngo agiye kwihana, yabakigera mu muryango ngo umva uko Imana ivuze. Nazi Imana icyo ari cyo, nazi uko Imana imera, nazi niba ari igiti cyangwa niba ari ibuye, ngo umva uko Imana ivuze. Ubwo n'ubwesikoro n'ubutubuzi n'ubujura, kugira ngo abantu babone gusa, babone uko bibonera amafaranga. Kasanga abantu biyambika ubusa, baragenda biyambitse ubusa ngo ni amafiyeri. Reka mbabwize ukuri, agakiza ntabwo kabamo kwiyambika ubusa. Ibyo bintu by'amafiyeri, ibyo bintu byakuvuga ngo ni ukurimba. Icyitwa agakiza, Bibiliya iravuga ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Oya. Ntabwo twabeshya, ntabwo tuzigera dukora ikosa ryo kubeshyera Imana. Ukuri ni ukuri, naho umuntu yakuzira, ariko ukuri ni ukuri. Ntabwo nshobora gukora ikosa ryo gufata icyera ngo nkigire ikirabura, cyangwa mfata ikirabura nkigire icyera. Nta muririmbyi wo kwiyambika ubusa, nta mumama wo kwiyambika ubusa. No. Ntibibaho. Bibiliya iravuga ngo nuko mwambare mwikwize. Icya kabiri, imyambaro yanyu igaragaze ko mwakijije. Imikorere yanyu, imivugire yanyu, imigendere yanyu, imibanire yanyu igaragaze ko mwakijije. Agakiza kagatuburano ntikabaho, agakiza kagafaburikano ntikabaho. Niba gukizwa bikunaniye bivemo. We kujya kwirirwa ujandajanda ubesha abantu ndi umukirisitu nzahora ndiwe ahubwo n'umupagana kuruta. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Reka kubeshyera Imana.
Genda umukirisitu nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ugeze kugupfa ryari? Wapfuye ryari? Ngo maze nintumirwa ngiye gupfa, ngo nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Uzajya mu ijuru ryande rya Kamonyi, uzajya mu ijuru ry'igiti, uzaterera umusozi nugerayo uvuge ko ugeze mu ijuru. Uzajya mu ijuru ryande. Ijuru rirekorerwa. Kujya mu ijuru n'ukwihangana, kujya mu ijuru n'uguca mu mibabaro, kujya mu ijuru n'ukwemera, n'ukwemera ukababara, ugakubitwa, ugatukwa, ugasuzugurwa, ukagirirwa nabi. Kujya mu ijuru n'inzira ifunganye mondiye, n'imvura imfu, n'inzira ifunganye mon frère, n'inzira ifunganye my dear. Wewe kujya kwibeshya rero nta nyorosho, nta nyorosho. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Niba kujya mu ijuru ari ukugendera inzira imwe, we kuvuga ngo ninigira ibumoso ngo cyangwa iburyo ngo Imana izambabarira. No, Imana ntabwo igira amarangamutima nk'ay'ibyo mutekereza, iby'ikene wabo, uriya n'uwo kwa tante, uriya n'uwo kwa tonto, uriya n'uwo kwa shangazi. Imana ntabwo ari uko imeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabari. Kw'interrogation nta kindi. Bibiri yavuze ngo amayoberane ndetse ateye ubwoba. Bibiri ikavuga ngo nzabareka mbahagurukiriza abo kubayobya. Imana kubera ko abantu bararikiye iby'isi bakajya babeshya ngo bajya mu ijuru, Imana yahisemo kubahagurukiriza abazajya bababeshya. Iyo umuntu umubwiye ukuri nta kumva, umuntu akanga gukora ibintu, umuntu akanga gukora ibintu abizi ko ari byiza ariko ntabikore. Umuntu ukamuguriza akakubwira ati mbabarira ungurize ngiye kubura ejo nzakwishyura, agahita ahindura inzira. Kandi wajya kureba ukabona ngo ni umukirisitu. Ugasanga abapagani baragurizwa bakishyura, umupagani ugasanga yinywera agacupa ke kakamutera kugwa neza. Uwiriwe atitira ngo yuzuye umwuka wera, ukagira ngo umwuka wera yamuhaye kugwa nabi. Abantu ibi bintu tubyitondeze. Ugasanga umuntu akubitanye na mugenzi we bagasangira isigareti, itabi dore gutumura umwotsi, umwe agatumura ati undi akahita avuga ati ndamusaza, agahita yinywera. Urimo urumva? Wahinguka ku murokore witeretse ijerekani agahita akubwira ati usanze nk'amazi. Ubugome bibiri bigeze ahantu hakomeye cyane, aho uguriza umurokore ugasigarana ubwoba yuko atazakwishyura, kandi waguriza umupagani ukumva umutima uratuje. Icyo abantu basigarayeho gusa ni uguca imanza. Bariya ntibazajya mu ijuru, bariya n'abasinzi ntibazajyayo, bariya n'abasambanyi ntibazajyayo. Mukirengagiza ijambo rivuga ngo uw'imbere azaba uw'inyuma, uw'inyuma azaba uw'imbere. Aba bantu mwirirwa mucira imanza muvuga ngo ni abapagani, Imana irabakunda. Ikimenyetso ni uko itabica ngo ibamareho. Bibiri ikavuga ngo yitonda cyane, ikihanganira cyane, idashaka ko hari n'umwe uzarimbuka. Ugasanga we wirirwa uvuga ko wamenye Imana, aho kugira ngo ufate igihe cyo gusengera bagenzi bawe. Ubusengera bagenzi bawe bari mu byaha baveyo, ahubwo wirirwa batuka. Dore kiri uko kimeze, dore kiri uko cyabaye, dore kira cyavundagaye. Ugasanga wabaye umucamanza. Ninde wakugize umucamanza? Abantu bitiriwe izina ry'Imana tukabije ubugome gusa. Inzu y'Imana twayihinduye agatobero. Abarozi barinjiye mu nzu y'Imana birirwa bakindagura abantu bakirwa bavuga ngo barasenga, ntawe uhishurirwa umurozi warimbaguye abantu. Ukumva ngo pasiteri bamugiguye, ukumva ngo umudiyakoni runaka bamugiguye. Yagiguwe nande? Yagiguwe n'uwo bakorana mu kidiyakoni. Umupasiteri yagiguwe nande? Yagiguwe na mugenzi we ushaka kwavaho ngo amusimbure. Yagiye kumushakira inkuba, wajya kumva ngo umupasiteri arapfuye. Yishwe n'iki? Yishwe na mugenzi we. Abantu barangiza, kandi umuntu yarangiza akishyiramo amahoro ati ubwo mwami Yesu ankunda gukunda byahe. Tugiye gusenga ariko ndagira ngo nkubwire abantu wibye ubibishije Bibiliya.
umenye ko Imana izagukanda kunda yarangiza ikabikurutsa. Abantu wibye wibishije Bibiliya, abantu wabeshye ukabeshya wibishije Bibiliya, ukavuga ngo Imana iravuze itavuze, umenye ko izagukanda ingoto yarangiza ikabikurutsa. Ndabikubwiye wafashe umurimo w'Imana uwuhindura business, unanirwa kwigisha abantu agakiza, unanirwa kwigisha abantu kubajyana mu ijuru, wirirwa ubabesha mu rwego rwo kwishakira amafaranga, ibya 10 n'amaturo ni ibyo byonyine gusa. Nari mbabwiye ngo reka dusenge kuko umuntu aramutse avuze amayoberane, umuntu aramutse avuze ubugome, umuntu aramutse avuze ibiriho, umuntu aramutse avuze ibyo yabonye, umuntu aramutse avuze ibyo yahuye nabyo, umuntu aramutse avuze ibintu by'uruvangitirane biriho bigaragarira amaso, bidashobora gutuma abajura bahinduka, bidashobora gutuma abarozi bahinduka, bidashobora gutuma abasambanyi bava mu busambanyi, bidashobora gutuma abagizi ba nabi bareka ubugizi bwa nabi, bidashobora gutuma abagambanyi cyangwa abagome b'uburyo butarimwe bahinduka. Ni byinshi ariko ndagira ngo mbabwire abantu b'Imana, Bibiliya iravuga ngo umunyu ni mwiza ariko nuramuka ukayitse uzaryoshwa n'iki. Bibiliya ikavuga ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha, ariko nimureke mbabwire, umudugudu wubatswe ku karenga cyangwa se ku gasozi, ku gasongero k'umusozi, uyu mudugudu amaso yose abantu bose baba barimo barawureba. Hari ibintu twabivuga barangiza ukumva umuntu aravuze oya wivuga ibi, oya ahangaha ntabwo ibi ngibi uba wakabivuze. Uragira ngo tuvuge iki? Uragira ngo tuvuge ibyo tutabona? Tuvuga ibyo tureba. Ibi bintu byo kugendera muri ni mubireke bikurane, nyirabyazaza bicacure, oya bigomba guhinduka. Nababwiye ngo kuza k'Umwami Yesu kuratwegereye. Bantu b'Imana, intego yanjye kwari kugira ngo mube maso. Mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye cyane kuko uri mwiza, ndagushimye cyane kuko uri uwera, ndagushimye cyane kuko uri isumba byose. Iri jambo duhaye Mwami, iri jambo ntumye kubwira abamama, iri jambo ntumye kubwira abagabo, iri jambo ntumye kubwira abasore n'abakobwa, iri jambo ntumye kuvuga mu Banyarwanda cyangwa Abarundi, iri jambo ntumye kubwira abantu badukurikirana bari hirya no hino. Abantu benshi bamaze kwibwa, abantu benshi bamaze kweskorokwa, abantu benshi bamaze gutwarirwa amafaranga, abantu benshi bamaze gutwarirwa ibyabo kubera ubutekamutwe, kubera ubweskoro, kandi kibabaje Mwami bikarangira abantu bawe batamenye n'irikeba. Icyo nsabye muri uyu mwanya ndimo ndasenga, nyemerera abantu bawe, abagabo bawe ukunda, abagore bawe ukunda, abasore n'abakobwa ukunda, ubakore ku maso bundi bushya, kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo aya mayoberane n'uru ruvangitirane, aba bapfumu, aba bashitsi, aba bakonikoni binjiye mu nzu yawe bakiyita abahanuzi, bakiyita abavuga butumwa, bakiyita abapastori, bakiyita abashumba, bakiyita amazina atari wowe wabatumye, kugira ngo nibura Mwami intama zawe zidashirira ku icumu, ahubwo zibashe guhishurirwa, zibashe kumenya ibirura, amasega, ingwe zinjiye zikinjira heraha, amadubu zibashe gusobanukirwa. Urakoze cyane Mwami kubinyemereye. Kora ku maso y'abantu bawe. Ndimo nsenga sinabura gusengera abarwayi, ndimo nsenga sinabura gusengera abantu bafite ibibazo bitaboroheye. Urwaye igifu cyamuzengereje nakire, urwaye kanseri yamuzengereje nikire, urwaye umutima wamuzengereje nukire, urwaye impyiko zamuzengereje nizikire, urwaye ibihaba akabazengereye nakire. Uyu muntu maze igihe mu bitaro nakire mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikiza zigere ku bantu bawe. Ubwo ukiza ubugingo, ukiza n'imibiri kuko uri Imana. Urakoze witwa isumba byose. Ni kubwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Bantu b'Imana mugira amahoro y'Imana. Jean Paul Kimanuka kuri 0788202013 0788202013. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, hari icyifuzo ufite ushaka ko dusenga, mpamagara aho ngaho. Imana iguhereza umugisha. Urakoze cyane. Ciao. Amen. 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 Amen.